Mugoroba mwiza nshuti bakunzi bacu cyuze mwanya makuru iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda giye kuyagezaho nitwa Umuhoza Janet. Tugiye kurebera hamwe uko ikirere kiteganijwe mu kwezi kwa Kamena ndetse tunareba uko ikirere kizaba kiteganijwe umunsi w'ejo. Muri rusange hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 0 kugeza kuri milimetero 80. Iyo mvura ikaba iri mu mpuzandengo y'imvura isanzwe iboneka mu kwezi kwa Kamena ariyo milimetero 0 kugeza kuri milimetero 100. Hateganijwe imvura nyinshi iri hagati ya milimetero 60 kugeza kuri milimetero 80 n'ibice by'amajyaruguru y'uburengerazuba ndetse n'ibice by'amajyepfo y'uburengerazuba cyane cyane muri pariki ya Nyungwe. Hateganijwe imvura ishobora kwiyongera kurusha ahandi nanone ni mu bice by'amajyaruguru ndetse n'uburengerazuba izaba iri hagati ya milimetero 40 kugeza kuri 60 ariko ikazaba iri hasi ugereranyije ahaboneka imvura nyinshi. Naho ibice byo mu gihugu hagati ndetse n'ibice by'amajyepfo hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 20 na milimetero 40. Nta bice by'uburasirazuba ndetse n'ibice by'amajyepfo y'uburasirazuba niho hateganyijwe imvura nkeya iri hagati ya milimetero 0 kugeza kuri milimetero 20. Abaturarwanda barabwirwa gushyira umutima hamwe kuko iyi mvura nta mpungenge iteye. Turebye uko ikirere kizaba cyifashe mu bijyanye n'umuyaga hateganijwe umuyaga uri hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 10 ku isegonda. Hateganijwe umuyaga mwinshi na gace ka Kirehe ndetse n'uduce twa Gatsibo n'amajyaruguru ndetse n'amajyaruguru y'uburengerazuba ndetse n'uburengerazuba. Umuyaga uzaba uri hagati ya metero 8 kugeza kuri metero 10 ku isegonda. Naho ibindi bice bisigaye by'uburengerazuba ndetse n'ibice byinshi by'uburasirazuba niho hateganijwe umuyaga uri hagati ya metero 6 kugeza kuri metero 8 ku isegonda. Naho mu gihugu hagati ndetse n'ibice by'amajyepfo niho hateganijwe umuyaga uri hagati ya metero 4 kugeza kuri 6 ku isegonda. Abatuye mu bice bishobora kubona umuyaga uri hagati ya metero 8 kugeza ku 10 barasabwa kwitwararika kuko uyu muyaga ari mwinshi. Naho abasigaye barasabwa gushyira umutima hamwe kuko umuyaga nta mpungenge uteye uringaniye. Tubijyanye mu bijyanye n'ubushyuhe hateganyijwe ubushyuhe buri hagati ya degree Celsius 18 na degree Celsius 28. Hateganijwe kubona ubushyuhe bwinshi kurusha ahandi n'ibice by'amayaga, ibice byo mu gihugu hagati, ibice bya Ngoma ndetse na Bugesera ndetse na Rusizi. Ubwo bushyuhe buzaba buri hagati ya degree Celsius 26 kugeza kuri degree Celsius 28. Naho ibice bisigaye by'uburasirazuba ndetse n'ibice binamye by'amajyepfo y'uburasirazuba hateganyijwe ubushyuhe buri hagati ya degree Celsius 24 na degree Celsius 26. Hateganyijwe gukonja kurusha ahandi n'ibice by'amajyaruguru hateganyijwe degree Celsius 18 kugeza kuri degree Celsius 20. Naho hasigaye hari muri hagati ya degree Celsius 20 na degree Celsius 24. Abaturarwanda nabwo barasabwa gushyira umutima hamwe kuko ubwo bushyuhe nta mpungenge biteye. Naho umunsi w'ejo tuzabyuka dufite ibihe by'ibicu byiganje bidatanya imvura. Hateganyijwe imvura ku masaha yo ku gicamunsi n'ibice by'uburengerazuba ndetse n'ibice bya Nyamagabe ndetse na Nyaruguru. Ahasigaye mugira umugoroba mwiza murakoze.